neza, mumeze neza, natwe turashima Imana. Nongeye kunezezwa kongera kuganira namwe, kandi ni ukuri mbere na mbere nsaba umugisha we wakoze ku ifoto ugakanda subscribe, ukandika comment, ugakanda like, ndetse ukareba video yose ukayirangiza. Kubireba kwanyu cyangwa kudukurikirana ni inkunga ikomeye mwaduhaye. Imana ibahe umugisha. Igitondo nk'iki cy'umugisha rero nzanwe no kukubwira ibitangaza Imana ikora. Ndagira ngo nkukurireho igihuha cy'uko hari ibyo Imana idashoboye. No, Imana ibintu byose irabishoboye. Imana ishoboye gutanga urubyaro ititaye ku myaka yose umaze utegereje urubyaro. Imana irabishoboye ititaye ngo umaze imyaka 30, ngo imaze imyaka 50, ngo umaze imyaka 10 ingahe. No, Imana ishoboye gutanga urubyaro. Wowe ugira icyo bita kwizera gusa, ukumva ko ibyo Imana ishoboye, na mu mutima ugahamanya nayo yuko wizeye ko Imana urwo rubyaro yarutanga cyangwa yaruguha. Ikindi, Imana ishoboye kugukura mu bukene. Wowe cyambere yikiranukire, wirinde gukora ibyaha, wirinde gusubira inyuma, wirinde ibyagutandukanya n'Imana, ahubwo utumbire, wirinde gukwicumuraho, utumbire mu ijuru, uharanire ko Imana ihora ikubona neza. Imana ihore ikureba, ikubereho umugayo, nayo izaza igutabara ishingiye ko wirinze ibyari binejeje umutima wawe n'umubiri wawe kubwo kuronka Kristo. Kuko ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Pawulo, ngo ibyari indamu yanjye byampindukiye igihombo kubwo kuronka Kristo. Bivuze ngo rero komeza ukurikire Kristo,